Wigeze wibaza impamvu hari abantu batunga amafaranga akabagumaho abandi akabashiraho vuba? Si amahirwe gusa, ahubwo hari ibintu bakora mu ibanga abenshi batajya bamenya. Bahaye ikaze, njye nitwa Ernest. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze ku 8 abakire bakora bigatuma bakomeza gukira. Hano nituvuga abakire wumva abantu bafite imitekerereze n'imyitwarire njyabakire. Ariko mbere yuko dutangira, nyabuneka ntibibagirwe gukora subscribe no gutanga igitekerezo cyawe. Ikintu cya mbere abakire bakora abantu benshi batajya bamenya: abakire biga gukoresha ideni aho kuritinya. Abakire ntibabona ideni nk'ikintu kibi gusa, ahubwo barifata nk'igikoresho kizatuma batera imbere. Aho benshi baribona nk'umutwaro, bo baryifashisha mu gushora imari cyangwa mu gutangira imishinga ibazanira inyungu. Uzabona ko abakire benshi bakunda gukorana n'ibigo by'imari, cyane cyane amabanki, mu rwego kugira ngo bakoreshe amafaranga yabo abagirira akamaro. Nawe rero nimba ushaka kuba umukire, korana n'ibigo by'imari nk'amabanki, waka inguzanyo uyikoreshe mu mishinga ibyara inyungu, utangize bizinesi, ariko nabwo ubikore wabiteguye. Atari uko uzajya gufata amafaranga ngo uje kuyagura ibintu byo kugushimisha, imodoka nziza, imyambaro myiza. Oya, amafaranga ya banki aba ari inguzanyo kandi uba ugomba kuzayisubiza ushyizeho n'inyungu. Ikintu cya kabiri, abakire ntibashingira ku kazi kamwe gusa. Mu gihe abantu benshi baba barambirije ku mushahara ko wari ugomba kubatunga, abakire bo ntibagumana isoko imwe y'amafaranga, ahubwo bashaka inzira nyinshi zibinjiriza amafaranga, nko mu gushora mu mitungo itimukanwa, kugura imigabane, mu gushora muri bizinesi, mu gushora mu mishinga itandukanye, ndetse n'ahandi babona ko hari isoko y'amafaranga. Nawe rero niba ushaka kuba umukire cyangwa se gukomeza gukira, wikumva yuko akazi ufite kaguhagije ngo kaguheze muri comfort zone, tangira ushakisha ahandi ku ruhande wajya ukura amafaranga. Wa mwanya ufata uri kureba televiziyo, ibintu by'imyidagaduro, nk'igihe uvuye mu kazi, wifashisha aho gutekereza ku kintu wakora kindi cyajya kiguha amafaranga utishingikirije akazi konyine ufite. Ikintu cya gatatu, abakire bashora mbere yo gukoresha. Mu gihe benshi babona amafaranga bakabanza bakagura ibintu byose byo kwishimisha, abakire bo barabanza bakayashora mu bintu bizunguka, nko mu ishoramari nk'uko twari tubivuze hejuru, no mu kwiyungura ubumenyi. Ubundi inyungu babonye nyuma yo gushora bagafataho nkeya, bakagura ibyo bakeneye, nabyo bizabafasha koroshya akazi kabo. Ikintu cya kane, abakire bahitamo inshuti zizabatera imbaraga n'abantu babafasha kongera ubwenge. Abakire aho kugumana n'abantu b'abacantege cyangwa badafite akamaro mu iterambere ryabo, biyegereza ba bantu bafite ubumenyi cyangwa ubunararibonye buruta ubwabo, kugira ngo nabo barusheho gutera imbere. Umuhanga niwe wavuze ati: mbwira inshuti zawe ubana nazo nkwereke ahazaza hawe. Bivuze ko niba ari wowe munyabwenge mu nshuti zawe, uri mu itsinda ritari ryo. Shaka abantu bakurusha ubwenge, ubona ko banatunze amafaranga menshi kurusha yawe. Bizatuma hari byinshi ubigiraho, kwereka n'inzira wanyuramo ugera kuri ya mafaranga nabo batunze. Ikintu cya gatanu, abakire ntibatinya gutsindwa. Mu gihe abantu benshi bagerageza ibintu bwa mbere byakwanga bagahita babivamo, abakire bo ntibajya bagwa. Bibafata gutsindwa nk'urucantege, ahubwo bifata nk'amasomo abafasha kwiyubaka. Mu yandi magambo, uko gutsindwa bifata nk'inzira ibafasha gukosora aho bitagenze neza, bakongera bakagerageza. Nawe rero nimba wumva ko ugomba kuba umukire, wikumva ko ugiye mu kintu cyakwanga ari nabwo bwa mbere ukigiyemo, wumve yuko ugiye guhita ubivamo. Ahubwo aho byanze, reba ikiri kubitera maze uhashakire igisubizo, kandi ujyanisha ibintu gake gakeya. Ikintu cya gatandatu, abakire bashyiraho intego z'igihe kirekire. Abantu bakize akenshi ntibibanda ku byo bashaka ako kanya gusa, ahubwo batekereza kure y'igihe barimo. Bashyiraho intego zishobora kubafata imyaka myinshi kugira ngo bazazigereho, aho gucungira ku nyungu z'igihe gitoya. Nubwo bo baba bumva yuko batazaba bakiriho, bakumva yuko bagomba gushyiraho izo ntego kugira ngo bizatume babasha kubaho neza mu gihe kirekire. Aha ni hahandi umuntu w'imyaka 50 cyangwa se inarenga agura bonds na leta cyangwa se na kampanyi, wenda izo bonds zikazamuha inyungu nka nyuma y'imyaka 10, 15 na 20. kuko hano icyo aba ashyize imbere ni ishoramari rizamugirira akamaro mu gihe kirekire
nubwo we yaba yumva ko atazaba akiriho, ariko muri cya gihe azaba akiriho rikazamugirira akamaro cyangwa se rikazakagirira n'umuryango we. Ikintu cya karindwi, bakoresha igihe neza kurusha amafaranga. Abakire bazi neza ko igihe ari umutungo udasimburwa. Bazi ko amafaranga ashobora kugaruka, ariko igihe cyatakaye ntigishobora kugaruka. Niyo mpamvu bagerageza kugabanya ibintu bibatwarira igihe bitagira inyungu, ahubwo igihe cyabo bakagikoresha mu bikorwa bibafasha gutera imbere cyangwa kubaka ejo hazaza. Iri rikaba ari isomo wakwigira ku bakire nimba wumva ko nawe ushaka gukira nkabo. Igihe cyawe gikoreshe neza, wirinde kugikoresha mu bintu bitakubaka, ahubwo gikoreshe mu bintu bigukuza, mu bintu bituma wiyungura ubumenyi cyangwa se mu bintu bitanga inyungu. Ikintu cya munani nacyo nasorezaho, abakire ntibatinya gutangirana n'udufaranga dukeya. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo utangire bizinesi cyangwa umushinga runaka ari uko ugomba kuba ufite amafaranga menshi, ariko abantu bafite imitekerereze njyabukire bo batangira buhoro buhoro bahereye ku byo bafite nk'amafaranga ndetse n'ubumenyi bwabo. Niyo mpamvu wowe bumva ko gutangira n'ibyo bafite aho gutegereza ko bazabanza kurundarunda amafaranga, kurundarunda ibikenewe byose, bo bagahera ku byo bafite bakazagenda bagera ku bindi gake gake. Ibyo rero ibintu 8 nari nabateguriye abakire bakora abandi batajya bakora, bikabafasha kongera ubukire bwabo. Nawe rero nimba ushaka kuba umukire, igana ano mabanga abakire bakoresha n'andi tutabashije kuvuga muri kino kiganiro, bizatuma nawe uba umukire nk'uko ubyifuza. Wakoze cyane wowe wakurikiye kino kiganiro, ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, kuduha igitekerezo cyawe no gukanda like nimba ino video uyikunze. Dusubire mu bindi biganiro.